Oh yes, reka nanone nongere nkusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza wowe mukunzi w'ibiganza Media TV wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Amakuru tuhora tukugezaho gatanu ku kandi ni amakuru aba ari trend, ibintu bigezweho cyane biryoshye cyane. Ngayo nguko rero uti byifashe gute kuri uyu munsi kuri kamera y'ibiganza Media TV, uti byifashe gute? Reka nongere nkushimire cyane wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu ukatwereka ko turi kumwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze ikongerera umugisha. None kandi kuri kamera y'ibiganza Media TV ngira ngo muri kuhabona abasore cyane, ndi kubona bameze nk'abatuje, harimo abafite swaga ewana. Gusa nyine reka twihute cyane tumenye ngo byifashe gute muri aka kanya, ni iki kiri gutrendinga, ni iki batuzaniye. Ngayo nguko byifashe gute basa OG ndabona swaga ari nyinshi cyane. Gusa nanone reka nongere mbifurize kumererwa neza mu biganiro byacu tuba tubagezaho akanya ku kandi. Byifashe gute? Isawa cyane. Wowe byifashe gute? Isawa cyane. Ubwo turajya duhera ku murongo. Byifashe gute? Byifashe fresh. OG kabisa. Neza cyane. Abantu rero ni amahoro kabisa, ni so fresh. Nguko rero uti ibintu ni amahoro cyane. Ese muri aka kanya tubabona kuri kamera y'ibiganza Media TV, ni ayahe makuru? Mumaze iminsi mu biki, mwari muherereye mu biki? Ibintu duhugiye muri iyi minsi, buriya ibintu turimo cyane, turi mu bintu by'amashuti ya filime. Shoot ya filime? Shoot filime bwoko ki? Ndagira ngo nyine unyuriremo abantu. Shoot filime bwoko ki, mu buhe buryo? Ni comedy nk'ibisanzwe, comedy murazizi, ndabizi ko muzizi. Baraga filime ganezeza umuntu, nk'abantu mukunda babafana banyu. Usabwa kuyireba kuri Mico Yego TV, mukayikurikirana. Filime nziza iryoshye. Pasteur Ninzi muzamubona, sengera umuntu agakira, muzagenda mubikurikirana rwose. Ngaho bakaguruka cyane bagahunga bakiruka. ubikora gute? Uri pasteur mu buzima busanzwe? Pasteur ntabwo ndi pasteur w'umwuga, ariko mu mbaraga Imana yampaye nshobora gusengera umuntu agakira. Ubwo muri abo ngabo nta muntu ufite ikibazo n'umwe wasengera? Ntabwo yanyicara imbere umuntu afite ikibazo. Urabona bose ari bazima. Nta buzima mbona. Burimo afite ikintu cy'umudayimoni. Ubuse urabona hari umuntu ufite nk'iyo mboko yawe nubwo wayihishe? Nyabuneka. Icyo kurya ugira ngo kiri kuboneka muri iyi minsi. Byagenze gute? Comedy ntabwo iri kugabura se? Aya ni baturemera abafana bacu. Abafana akababwira kugira ngo uzabone zabirara kuri kamera. uzabone Pastor Ninzi angana gutya akaboko karaje. Buriya rero iyo mudakanda subscribe mamuri kuforomata. Utaforomata yakanyama kariho naho tugendana neza. Nzakora ibindi birenze ibyo mwabonye. Nyabuneka mukanda subscribe kandi akazogera ibintu bigende neza, tubona Pastor Ninzi yitiboneka. Hanyuma twinjiye mu kiganiro neza fresh cyane. Ibintu byo gukina comedy mwabitangiye ryari? Siburagira ngo ntago hashize nk'imyaka nk'ibiri. Nk'imyaka nk'ibiri niho mubitangiye. Mwese mukina muri comedy mwe? Tukina muri comedy. Reka duhere ku murongo. Wowe ibintu byo gukina comedy byakujemo gute? Igitekerezo wakigize gute? Byatangiye gute? Murakoze. Ngiye urebye nyine nabonye abaniga banje babikora neza, nanjye ngabona nyine biranshimishije, ngabona ni ibintu byiza nyine, nkumva nanjye ndabiharaniye cyane. Ufite impano cyangwa nuko wabonye abandi baniga babikora neza gusa nawe upfa kwirukankiramo? Kareka Imana irahari. Imana irahari. Ubu se nk'akantu na gato ushaka kwereka abantu? Kwereka abantu none biragoye. None biragoye kubera iki se? Uzadusange muri shoot no bizagenda neza. Wowe ndakwizeye biranagusa.
Kanjye murandi tayari kabisa nanjye ibintu bya comedy ni impano nisanzemo njya nisanga ndi gusetsa n'amashuka uburyo bw'ubukomediye bw'umwuga yewana n'amashuka nisanga nayateye brag kabisa ariko nyakubahwa ntusare mbabare rwose ari guseka na comedy rero nakundaga gukurikirana social media cyane nkareba nyine abandi bantu nkabona ibintu bakora nanjye ni ibintu nashobora kandi niyumvamo ko niba ushobora kujya munsi y'igiti runaka ukakiburaga imbuto zikishima hejuru urumva gusetsa yanga bukomediye aba ari impano yawe kabisa. Hanyuma ibintu byo gukina comedy ni nkande waba warafatiyeho navuga icyitegererezo ninde muntu w'umurole model wakwinspire kuba wakwinjira muri kariyeri ya comedy? Uwa mbere ni Rusine Patrick agakurikiraho Mitsutsu abo nibo mfata nka role model banjye. Bakundira iki ko nkeka yuko atari nabo babijemo bwa mbere muri iki gihugu? Naga sukuvuga ngo nibo bwa mbere nabonye gusa nibo nabonye nyine akora ibintu bikankoma fresh nkavuga ati umuntu mwigiyeho wamenya byinshi ugakomeza gukuza impano yawe umugendeyeho kirinda kumukopera ahubwo kagira ibyo umwigiraho. Bagereranye na Nyagiso nicyo wabavugaho? Nyagiso nawe ni umuhanga ariko burya Imana igira uyibyara hari papa akaba n'umwana. Urumva ushatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga Nyagiso ni umuhanga Rusine akaza ari hejuru na Mitsutsu akaba ari hafi aho. Wowe urenze nde? Bose n'ubyumva bose urabakomagura imitwe ikajanjagurika nta muntu ntabwo navuga ngo arandenze kandi nanjye ndi umukomedi icyo gihe naba nifobeje ariko wenda ugiye kubikurikirana bitewe n'uburyo wenda ariho wamaze gufata izina rikomeye kundushaho barandusha ariko ntabwo wabimbaza ngo ngusubize ko bandusha. Nanone kandi reka twinjire kuri urwo ruhande rwukwegereye byatangiye gute? Eske ubifitemo igihe kingana gute? Byakujemo gute igitekerezo cyo gukina comedy? Murakoze. Buriya igihe umuntu aba afite impano ariko atazi kimubamo gukina comedy bisanisha nko kuba pasiteri. Ndi pasiteri buriya ni umuntu witwa Bishop Gafaranga ndi umuntu nyesipira cyane rero umudo wanjye ndamukunda buriya rwose ariko ubundi buriya yagiye ubona kimubona yarazimye umuntu bariya Bishop Gafaranga bumubwirire ko bono umuntu aba yamubuze ari mu gifundi kabisa buriya avuga umugore yagiye mu gifundi Imana atari koko n'igifundi ngo cyahuze se ubwo we yarakibonye n'ikiyedi cyo gihe tafatira ubwo rero kubisanisha n'ubupasiteri ntabwo mpfobeje abapasiteri ntabwo mvuze ko abapasiteri ari abakomediye mwigisha ibintu bikaba byo ariko natwe ibyo dukora ni ukwigisha abandi berekana ko ushobora gusengera umuntu agakira kandi ugakora n'ibintu biri mu mwuka wera. Nk'ubu ngubu uyu nguyu ashobora kuba afite n'abadayimoni yaba yicaye iruhande bakora umukoro twumva ubundi ako kanya ntabwo namukoze gutyo ubu ngubu waba unatanye no gutigita ubu umeze nk'ukoze ku ncunda za myenda ya Yesu urahita gikemuka bita birangira rero nanyicaye imbere gutya ku mavuta Imana yasize nuze amavuta umwana w'Imana rero inshuti ya Yesu nta mwese turi kumwaka ntawagira abazimu turi kumwe babwiriza mu gahe gato nk'ako umunota pasiteri nabanza nadusengere kubasengera se buriya bageze ngo mu nda nta kirimo nta maturo bagize batangaza amaturo yabaye ikibazo iyo ari nta maturo nta gusenga byabonye pasiteri atagendanye Bibiliya ujye umenya ko rwose buriya no gusenga ari igihe ryatumbagira rikagera hagati mu kirere ntirigere. Babwirize mu gahe gato basi nk'ako amasegonda 3 cyangwa 5 amasegonda 3 cyangwa 5 nk'umukinnyi kabisa umukinnyi buriya rero mwene data munda buriya buryo ngo akora munda buriya iyo muntu nta kintu kirimo nta nubwo washobora no guhumeka ariko buriya Imana iri kumwe nawe. Haleluya amena oh mana
Yesu aragenda akakwegera kaguha umugisha vuga utamena ariko haleluya ko badafashwa ni ibiki ariko buriya ashaka kubakiza ariko buriya nta aho sinza waza mu nzu ya Yesu kabisa se buriya pastor yasinzara ko badafashwa barashonje niba gusa se ko nayo meze nabi Pasiteri aracyashonje niyo mumurebera hasi kabisa aracyashonje n'abakeneye ubuze biraza kugenda gute nasenge nyine Uwiteka amanuka abaremere kubeshya kubi buriya igihe muzasanga ndi muri mode yo gusenga ariko ubu ngubu sibura nanabyutse ariko nasenze hanyuma reka twinjire kuri urwo ruhande rukwegerana rwo twumve ibitekerezo ukuntu byaje dukomeze ikiganiro cyacu no mu bundi buryo butandukanye murakoze nk'uko bagenzi banjye babivuze nanjye ukuntu byaje bagenzi banjye bagiye babikora neza kabisa nkabakurikirana nkabona biragenda neza nanjye nkatekereza yuko iyo mpano nanjye nabasha kuba nayigira cyangwa se nyifite mbiyungaho dukora mbona iyo mpano nanjye ndayifite kabisa turakorana mbona bigenda neza hanyuma bagenzi bawe muri make nibo batumye winjira mu bintu cyangwa nuko nawe ubwawe wabyiyumvagamo hoya si ukuvuga ngo niwe watumye mbyinjiramo ahubwo nanjye nabyumvagamo noneho babikora nkabona ni fureshi mbasha kuba nabiyungaho ibyo wiyumvamo ushobora kugira akantu na gatoya wereka abantu bagukurikiranye muri aka kanya niyumvamo biragoye ariko akantu ntabwo kabura ariko bigoye gute se bigoye gute turi hano kugira ngo tubapresente abantu baze guflowinga navuga komedi yanyu igiye kugitambuka kuri Mico Eagle TV niyo mpamvu iyo nkubwiye ati gira akantu werekana ni akantu kaba gashobora kubatera amatsiko yo kuza kugerayo barebe ukuntu ibintu biba byifashe ako niba bigoye reka nanone tukubohora twinjire mu kindi kiganiro sasa iyi komedi murateganya ko izamara igihe kingana gute muyikoraho komedi iracyagenda ifite urugendo rurerure uzagenda mureba ibice bikurikiraho cyane rwose umuntu wakanze subscribe kanda n'akazogera ikintu cyose kwa prodinze ahita kibona ko cyagezeho iyo wakanze subscribe gusa umuntu udashaka kugira irungu adukurikirane ibyinshi biracyari inyuma haracyashya koko buriya rero turacyabahereza bajya bavuga ati ruto ni rwo rugendo hanyuma mu rugendo mutangiye mukora iyi komedi ni izihe mbogamizi muri guhura nazo umunsi ku wundi mbogamizi ntizabura buriya nk'ubu ngubu nko mu gihe tukiyishakisha tugikora komedi yindi reka hano ubona ko tuba tukiri mu byaro umuntu ntabataragira abantu bamushutingira neza tutarabona imyambaro ikwiye nyine dushutingana urumva rero urugendo rugihara rurerure ntabwo wahita uvuga ngo twagezeyo nta mpamvu yo kuvuga ngo twagezeyo akantu wakora akantu ugahita uvuga ati twagiye ubu ngubu nabaye umusitari ntabwo wahita uba umusitari ku kantu kamwe urasaba gukora cyane uvuga ati niba nkoze iyi ngiyi abantu bakayikunda ejo nzakora kandi karenzeho keza cyane ubu rero ntabwo nta mwana uvuka ngo ahita yiruka bisaba gukambakamba ugahagarara ukagenda nuko wowe ku ruhande rwawe imbogamizi zindi ni zihe waba ubona imbogamizi zo zirahari kuko turacyishakashakamo nta muntu tufite runaka ushobora kuba utumeneramo ngo dutere iyo nkunga numva turacyakoresha za mbaraga zacu dufite na wa muhate dufite nyine tugakomeza kugerageza kubera ko turi kubikora tubikunze ariko dukorera abandi twe dusa nk'abandi turi gukorera abantu badukurikirana cyangwa abakunzi ba komedi muri rusange ariko urumva nyine turacyafite imbogamizi z'ubukene biracyarimo nk'umuntu wabona akunze iyo video avuga ati aba bana wabatera inkunga wenda iyi komedi tukagera tuyigeza yaza ni karibu cyane
mwaza mukadutera inkunga iyi komedi tukayiteza imbere tugakora ibintu bibashimisha bigeza no bishimisha n'abandi na ba babyeyi babona ko ari uburara turimo ntibabikunde ntibaduhe courage kugira ngo tubikorane imbaraga n'umwete urumva nabo baracyari imbogamizi kugira ngo tubumvishe ko turi gukora atari uburara ari ibintu biturimo kandi bishobora kubyara umusaruro kuko hari benshi byagiriye umumaro n'uyu munsi babifata nk'umwuga. Mu bundi buzima busanzwe nta mirimo mukora yindi bashobora kubibinjiriza akantu ko kwifashisha muri komedi? Imirimo iyo ubonetse turakora kandi tutitaye ngo akazi ni kazi iyo tubonye akazi turakora. Nta banyeshuri bari muri mwebwe muri komedi yanyu muri group mufatanyije? Nta banyeshuri barimo banga bose ndabizi bose ko mbona harimo n'abana bakiri batoya murabona RIB itabibuze kubatoya. Abarimo batoya bamwe bize imyuga kwiga byarabananiye imyuga baranayirangije. Ikibura n'akazi. Aho wize iki? Nanjye urabona nize mekanike automobile. Muri make ikibura ni job. Aho wize iki? Nanjye ni mekanike kabisa. Aho muzi gukanika ni bawusa y'umwuga naye ni bawusa y'umwuga uretse gato banze ngaruke kuri mekanike mukanika mubiki dukanika ni amamodoka cyane mu bantu hose mutekinika kazi ni kazi ubundi kanika abantu niko no mu bantu ntiwasanga bakanika nanone mu buryo bw'ubujura bwo ntabwo byakunda ntabwo tujya tubibasha umuntu nicyo kintu njya mbwira abantu bafite imbaraga hari nk'abantu bajya bambona mu mbaraga nifite bakavuga ati Imana impaye nk'izo mbaraga ufite najya ntera kacu mwati rero wajya watera kacu no bagutera mu mbaraga ufite wajya no mu isantere ugaterura umufuka bakaguha ibiceri cyane rwose ukabona amafaranga ejo ukagura akandi kantu ukiteza imbere ariko nutegereza ngo njye gutera dedo mu mufuka w'umuntu ngo mutware phone hanyuma iyi komedi yanyu twinjiye ku ruhande rwayo ko nta bakobwa tubonamo mwabitekereje gute gukora muri abahungu mwenyine? abakobwa turi kubitekerezaho buryo urabizi abantu tubayo ku isi turi babiri nta wigira rumwe uko urareba dukoze turi abahungu gusa biracyaza ntabwo twavuga ngo twagize sibyo nakubwiraga nakare hose ntabwo twagira hejuru ariko biri imbere turimo turabaganira muri bije yacu dufite barimo baza bakatwiyungaho ariko hari byinshi ko nabonye muri mwebwe harimo n'ababakunda cyane subo ntabwo byazabikira akazi none se wakanga abashiki bawe ugakunda ndeko ko nabonye ko byazabadanje bisaba dodore nk'uyu nguyu yamera afite reba yo mero tubandebera burya naho bisawa kubera ko nagwa korana n'umuntu ikintu mudakundanye ngo kigera mushombana mufitanye urwango ntago gushira hamwe byavuga ngo abajya inama Imana irabasanga aho byanditse pastor yanditse he buriya rero kunjyana mu kintu kijyanye n'ikibwiriza hari narya buriya dufashe tubwire umurongo byanditseho buriya mu byahishwe mu byahishwe kangahe byahishuwe barimo no kuryara ese byahishwe bandi byahishwe indyarya yishurirwa abanyabwenge mwene data baramubwirije burya umuntu yasengera ko yirukana abadayimoni iyo umuntu yirukanye abadayimoni ari kuntu burya Yesu yaravuze ati umwuga wanjye nzagira uwo musigira ku isi Yesu yasigiye umwuga nayo ndi kugira ngo genda basigira niyo mpamvu na komedi yacu dushaka izagira ibisekuruza nk'ibya Yesu. Hanyuma mu bijyanye n'imitegurire y'iyi komedi, imyambarire, hari komedi zisaba kuba mwashyize rawundi aho ngaho, amakoko, amaburusheti, ibiki n'ibiki, ndetse n'aho mukinira, muraza kubifatanya gute? Cyangwa komedi murimo mukora ntago ikenera ibyo byose? Muraza kubifatanya gute nta bushobozi? Tukuvuga ko bidakenewe ahubwo kubera ko bidahari, tugerageza gukoresha ibyo dufite
atari uko tuyobewe ko n'ibyo bikenewe. Turavuga niba dufite ubu bushobozi reka bari bwo tuba dukoresha mu gihe ubundi runaka butaraboneka. Niyo mpamvu dusaba abanyarwanda ko bakomeza kudukurikirana ewana bakaduhereza iyo nkunga yo gukanda ku kazogera tukareba ko natwe ubwo bufasha bwo kujya dukora ibyiza bakenewe buri munsi babibona. Uturemere kabisa basaza mudukurikirane turi kubasho ibintu ni show kabisa ni hasi no hejuru hepfo no hirya kabisa. Hanyuma sasa rero mu bijyanye n'iyo komedi ese iyi komedi yitwa gute ubundi ko mutigeze mubwira abantu izina muri kuyita ni irihe? Izina rya komedi izina ntago twaye duhindura kuko tuzakomezanya ibyo twatangiranye. Ni Mico Igo TV. Mico Igo TV donc iyo ni channel bizajya ahubwo ndabaza izina tukakita izina nk'iyo turi gukora uyu munsi no waye tubivuga se tutarayibahereza ngo babanze babirebe neza turacyabahishije muretse izaba ifite ama episode iyo turi gukora igomba izaba ifite ama episode angahe gereranyije tuzarenga nka 5 tuzajya dukora ibitabarambira ahubwo bibaryohera. Tubakubitireho n'akandi nirangira muhite mujya ku yindi content tureba indi content dukoraho. Mu bijyanye na promotion muritegura kubikora gute? Ndavuga nyine kubyamamaza ibyo bintu byo nta mbogamizi mufiteho? Nazo zirahari kubera ko ubundi kugira ngo bizadufashe kubyamamaza niba wowe wafashe umwanya wawe nk'umunyamakuru kadusanga ni ya ntambwe ya mbere twatangiye gutera. Ariko birasaba ko n'abaturage b'ahantu dukorera nabo nyine baje ubundi ni kugira ngo komedi imenyekane bisaba kuyikundishanya. Ko niba nayikunze nkayikundisha nizo nizashobora kuyikundisha Juni kugeza ubwo ya komedi yacu nyine ikomeza. Ubuse nkaho ufite aba followers bangahe kuri ukoresha izihe mbuga muri rusange? Nkoresha Instagram, Twitter, Facebook na TikTok. Kuri TikTok maze kugeza mu 1500 gutyo. Kuri Instagram ndi hafi muri 400. Ya kuri Facebook ho nakayabo. Wowe bonye kuri TikTok ndacyari hasi ariko bizaza ni ven. Niho honyine ukora? Wapi na Facebook. Ho ni besha ariko cyane. Okay. Ndumva mu by'ukuri muri bangahe umubare mwese muri rusange? Watimo turi nk'umunani. Turi 8. Director wanyu ni abandi babagiye mu kazi. Mico Igo. Bamwita Mico Ernest. Musoro bisi cyane. Vayosha nakubonye aho uhagaze. Vayo muhakanya. Chef wanyu sha. Muhakanya tumurebe sha. Uyu nguyu nawe uri kutumenera kabisa. Dore cyamamare koko. Gayo guko muri kukibona. Dore icyo gikabyo nabaye kutera. Bantu batera abafana Kuki? Fo. Iki? Ariko ubundi dore igikabyo we. Niko ayo nizere ko abajya bakumbwiye ngenda komagura n'ibisanzwe baranze ni hejuru cyane. Hanyuma se ngo byifashe gute director wa comedy Mico kuri Mico Igo TV? Ni ibintu ni fresh byatare ariko sibyo ko nyine ibintu bya YouTube nabyo birimo ibintu by'amayobera nyine nawe urashona nyine byatare. Ari gihe ukora nk'akantu nka gutya wenda ku bintu by'abasabo nyine urabona ari gihe umuntu mubwira ati wenda wamwereza nka link agati mani nkandiraho gasabo nyine n'ubundi tunabo twabanye nawe muri aho gati mani ngo namega bwa bukene nyine nizangaruka z'ubukene wahereza uwo wizeye none ugatuye nguko byasa kose n'umukire we abari n'ahantu hari wifi cyane none we uzi ko n'uwe isa yayireba nyine amukubita nka link agati mani ngiye unakanzeho ngo maho jorore ugasanga wa video imazeho ukwezi ifite views 0. Ukibaza mani bikaba byagutera nyine intege byatuma ucika intege byatari kabisa. Ariko umuntu nyine nk'umuntu wabonye iyo nera nkunga cyangwa nyine umuntu wenda kaza
wenda nka gutya tuba turi gukora nkaho nka gutya watugezemo gutya waturemeye byatari ubu ngubu gutya umuntu nk'abafana bawe baratubonaho baravuga ati uko byasa kose na bano bana hari ahantu bateye intambwe nyine wenda hari nk'umuntu wanga kutureba kuvuga ati cyakoze bari abana baraciriritse nkawe watunyujije nko kuri channel nibatubona baravuga ati uko byasa kose babana bazamura urwego uko byasa kose. Hanyuma iki gitekerezo wakigize gute cyo guhuza aba basore mbona b'intarumikwa? Man, igitekerezo cyaturutse kure kabisa. Man, naryamye amajoro menshi mbitekereza kujya byo nyine umuntu anakore channel. Naryamye amajoro menshi cyane nibwo nabonaga nyine abatipe banje nyine avuga ati cyako umuntu afashe nk'abatipe nkabangahe. Ntago nyine ubundi mbere yuko nza kureba abantu narabanje ndagerageza nyine ngenda avuga ati ubu ntago nyine nabanje ubundi ndeba abanyagiso ndeba abanyagiso ndeba na Pateno ndavuga ati uko byasa kose bariya nanjye nkoze team nanjye yarya ahubwo nza kureba abantu batipe ndabagatira ndababwira ati rero ubu tugiye tugakora comedy twebwe ntabwo twamera nk'abari abatipe ariko wenda twazahembwa bya danje tugakora ibintu biri hejuru noneho rero abatipe barambwira ati rero ubu ngubu rero natwe ahubwo umugabi twari tuwufite twadukoza umuzigo wa mbere twawukoreye ahantu nyine hari umupero wadutije urugo dukora umuzigo wa mbere twise nyine igisambo mpuzamahanga tujyana imbogamizi nyinshi nyine video nyine YouTube iza kuyanga barayisiba haba harimo n'imbogamizi nyinshi nyine ari gihe badusubira ama video bitewe nyine n'ibintu byagiye bikinishwamo bitemewe amasike nyine tuba twakoreshejemo nyine bigatuma YouTube nyine ibyanga nyine. Hanyuma twinjiye mu bijyanye na comedy, iki gitekerezo ni byiza abantu ndetse turaza no kugapiningaho hasi kugira ngo abantu baze donc igihe muzasohorera episode 1 ngira ngo nabwo muzaduhereza link tuyisharing abakunzi bacu. Sasa Mico, reka wenda umuntu akubaza nk'ikibazo kimwe cy'amatsiko, aba basore kuba muri mufatanya ni iki cyatumye ujya kubarokirita? Nibo wabonye hafi yawe cyangwa nibo wabonye badanje? Ntago aribo nabonye badanje, ahubwo nyine urabona gutya twese ko turi hano turaziranye twese nyine twarakuranye twahereye hasi. Urabona uyu ni mukuru, uyu uri hano nawe nyine urabona twese nyine tumushyira kimwe n'abandi. Ni ikibazo cy'inzara nako kaba karimo inzara niyo iracyari yose urabona harimo nyine harimo abarangije harimo n'ibize imyuga twese twabuze akazi. Twaravuze ati wenda reka tujye nko kuri YouTube tugerageze dukine amakomedi turebe ko wenda aho twihangira umurimo byazarya nyine tukagira ayo mafaranga. Ariko ubundi ntabwo naguye ku njya asaba saba ariko urabona ubundi twebwe twabisariyemo bino bintu. urabona nk'uyu urabona uyu kunagana urimo muratabaza none byatara ahubwo badufashe. Urabona nk'uyu urabona kunagana urabona ko ari umusore pe w'ibigango ureje ntiyatinya kujya mu isoko hano bari guca abantu agenda abwira umuntu w'umukire wifitiye imodoka ye ngo wankorera sabu ntiyatinya kuba wenda hahagaze umuyobozi runaka mubwira ati wankoreye sabu. Ndabikora da ngenda ca mu bantu bose bavuga ati dukorere sabu. Hanyuma iyo muri kuri seti ninde ukugora muri aba bagiteri? Abangaba ninde wabonye unaniranye? Ninde ukugora cyane? Mu buhe buryo ubwo ngubwo? Donc nk'umudirector hari ukuntu ushobora kubwira umuntu uti actinga gutya ukabona kubyumva biri kugorana, cyangwa se we arashaka gukora ibyiwe, ninde muntu kugora? Ntabwo ari hano yagiye mu kazi nahemze mwibuka amwitinyubu ntago ari hano muri make yaza kubona hari ubu ngubu nta mahoro aba ari imbere y'ikigo namubaza ati se agahita gusubisha mu baryo mu mugengo ki gusubisha amata uko atumvisha ibyo wamubwiye atekereza ibyako kanya. Tugana ku musozo, iyi komedi yanyu murateganya kuya-uploadinga cyangwa kubigeze kuri YouTube ryari? Ubwo ndabaza mu director ubahagarariye.
kwa gatandatu niho komedi izajya hanze. Ni komedi turi gukora nk'uko Kabira yabibabwiye, hari igihe tuzageza mu bice mu mapati 5-10 gutyo. Ni komedi wenda nubwo atababwiza izina ryayo wenda twari babwiye, ariko ni komedi yiswe Umuhanuzi. Ni komedi nyine ishingiye nyine ku bintu nk'uko arabona turimo twigisha ku bintu nyine byo guhanura. Hari abantu banasaze mwa bintu kore neza kurusha na comment mani ziradufasha bya comment mujye muzishyiramo rwose mujye mwandika kuko udahanwe ntago amenya ikosa yakoze. Ugomba kuvuga ati uyu muntu hari ikintu kibi atari gukoramo, uyu nguyu uti nawe wari kuzabikora gutya, tukamenya uko twitwara. Niba uko nabwirije abo twari turi kumwe ndi gusengera uyu muntu, niba naramusengeye nabi, niba ari uko ntabigenjeje neza, uvuga ati dore nuko wari kubigenza burya ngo umuntu agira umuhana. Umuhanura tumva impanuro za se ntamenye icyo yasize avuze kabisa. Bidukorere kabisa, mutubwira ati gutya mwakosora aha, mwabinyuza aha, turabikeneye. Ntabwo twifite muri byose, n'ibitekerezo byanyu byaba ingenzi mu kudufasha kugeza ibintu byacu aho dushaka. Tugira inama dore kabisa, abo gakomenti, share, link byose biba bikeneye kabisa. Gende mukanda gasabu natwe mutumeniremo wana. Mushyiramo amaturo nyabone. Wababara ko n'amaturo rwose. Kukurikirana n'abandi nanjye wakandaho ngahaga bro. Kandi wabumfashije cyane. Tunabashimira abakomeje kudukurikira, kuduha ibitekerezo ndetse no kutugirira icyizere hamwe namwe wo dukorera. Turabashimira, respect kabisa. Sasa mu bijyanye n'ama platforms agiye atandukanye mufite, turabizi muri sinema hari ukuntu usanga tuvuge nk'abanyagiso bagiye bakorana na witwa Patino, ngira ngo murabizi ko bagiye bakora, harimo n'abagiye bafite ahandi bakorera ku mbuga zabo bwite. Urugero nka Patino afite yiwe platforms, ntibyamubuzaga gukinana na Nyagiso. Mwebwe gutya tubabona muri aka kanya, nta wundi muntu ushaka kuba afite indi platforms yaba akinaho ku giti cye? Kereka TikTok kuko niyo mfite nyuzaho tuvideo twanjye bayita Mike Kabira. Hariho ibintu bya show mba nabavanguriye kabisa, agasarade, urusenda, byose mba nabashiriyemo mu nkoro mbakorera tuganiro duto yanjye nanyuza. Mba nabahana mbagira inama abakobwa, mbabwira ku bintu by'ijambo ry'Imana, mbaririmbira yewana ibintu byose biba biri. Baririmbire nk'akaririmbo kamwe twumve. Iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwa bimenye uko biri, ariko nzi ubwenge nara ugakomeza rero byose warisho. Niwumva simwebwe mba nanga kubabwira niwamenye ko udafite imana imwe. Byose birahari kabisa, tugomba kubaha show uko babikeneye. Yewana naho bijijishe bakande ka flow, komeze turyohere kabisa, bigende neza cyane. Ko niba tugana ku musozo, nicyo wabwira abantu nk'umuntu wateguye iyi comedy? Kintu nababwira n'ahandi bitekerezo biri kuri Sabo no kunzogera, nawe tukabaye ibyo mushaka. Erega ndumva mu by'ukuri nk'ibyo ngibyo ni byiza kuba abantu bakora subscribe, ariko no mu bundi buryo buriya aba ari byiza kuba wanabasaba n'ibitekerezo, ukamenya uburyo ibintu byawe bitwara. Ntabwo numva ko Saba ariyo y'ingenzi cyane kurenza uko bakwereka uko ibintu biwaka uko bigenda. Abantu baba gentle mu bintu bya comedy nyaboneka, tabizi ntimuhwema guhora ku izi mbuga, mujye mureva ati wowe Pastor Ninzi kora gutya, bigenze gutya, ti wowe bigenze gutya, mutubwire. Kuko nubwo natwe tubikora ntago duhema gukurikirana abandi. Tureba Kiraman Empire, tureba Miss Nyambo, tureba Mitsutsu Comedy, tureba Rusine na Mugisha. Yewana boss tuyenda tubakurikirana abakomedi, tureba na Zubi. Yewana abakomedi bose turabakurikirana uko bishoboka. Patino, Nyagiso and so on, bose turabakurikirana kabisa. Niyo mpamvu tuba
ndasaba umuntu witwa Nsabi mukomediye w'Umusanze Sabi nawe cyane Imana ijye guha umugisha buriya ndagukunda Sabi niwe muntu. hanyuma se muteganya gukina comedy gusa cyangwa muzinjira no mu gukina filime? Ewana dufite impano nyinshi byatari filimi, komedi, amadansi, ibintu nk'ibyo byose birahari muri no Mico guterura Ikotiyo. ibyuma se Nabyo birahari. Turabona ukuboko kwarazi hose. dufite aratwerekaho. Pasiteri buriya twe turi muri show ya reka nanone wenda tuzaze mu kiganiro cyabyo kugira ngo nabyo tubereke abantu impano mugiye mufite zigiye zitandukanye. Reka tubashimire cyane kandi ngira ngo reka tubifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo mutangiye yo kugenda mugezaho abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda show nziza cyane. Ngira ngo nakagaruka byari byiza cyane mu kiganiro tugiranye, nta muntu twaba tuniganye ijambo uretse gukomeza kubabwira ngo mudukurikirane nk'uko bikwiye, tunabashimira cyane abamaze kubikora tubakuriye amasari kabisa. Imana ijye baha umugisha cyane rwose, Nyagasani yeze ijye abana namwe, Mwuka Wera ajye bakurikirana mu nzira zanyu mugendamo zose, ibyo mukora byose Imana ijye ibana namwe, ijye bagenda imbere mugende inyuma yayo, ibayobore mu nzira mugendamo zose, turabakunda cyane. nguko rero ndagushimiye cyane wagumye kubana natwe kuva tugitangira iki kiganiro kugeza na n'uyu munsi, ukaba ukiri kutwereka ko turi kumwe gatanu ku kandi. Reka nanone nkwifurize kugira ibihe byiza mu byo urimo urakora, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Njye mwari kumwe ni nk'isi ya nk'ibisanzwe kuri mikoro z'Ibiganza Media TV, ni njyewe uhora ubagezaho ibiganiro umunsi ku wundi.